Ndababwiza ukuri ko mbere y'uko mbabwira iyi nkuru abantu bari bafite icyizere ndetse akanyamuneza kagaragaraga ku maso y'abantu bitewe n'uko bari biteze ko aho abagabo bicaye badashobora kuhahaguruka gutyo gusa ntacyo bagezeho, kubera ko bamwe bari bafite impungenge ko yaba ibiciro ku isoko ndetse intambara n'ibindi bigiye kongera kwiyongera mu bantu, ariko ubwo bumvaga inkuru y'ihumure y'uko ibiganiro noneho byemewe kera kabaye Iran na Amerika bishobora kwicara bikaba byaganira ku kibazo bifitanye, abantu bongeye kugira ihumure ndetse babona ko gashobora kuba hari icyizere cy'uko ibintu bigiye kongera bigasubira uko byahoze bikaba byajya mu buryo. Ibyo ngibyo byakurikiwe n'inkuru y'incamugongo yaje kwemeza ko aya makuru atari meza mu by'ukuri mu matwi y'abatuye isi, y'uko ibiganiro byananiranye ndetse habuze umwanzuro. Ibyo bari biteze ko byashobora guhindura mu mibereho y'abatuye isi, ubukungu bwazamukaga umunsi ku munsi, bikaba byagize gutya bikagwamo inshishi ndetse bigasubira rudubi, bigaragara ko nta cyizere ndetse nta naho isi igana muri rusange. Wowe dukurikiye kora subscribe, ukore share, tujye tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Tugiye kubabwira bimwe mu byavuye mu nama cyangwa se mu biganiro by'agahenge byari byabaye biri kubera muri Pakistan nk'uko twari twabibabwiye. Ubu ngubu tuje kubagezaho bimwe mu byagiye bivugwa ndetse bigaragaza ko nta gahenge ndetse ibintu bishobora gusubira rudubi kurusha uko twari tubyiteze n'uko twabitekerezaga mu buzima busanzwe cyangwa se mu yandi makuru twagiye tubagezaho muri ibi biganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zidashobora kuva ku izima. Ni mu bwo baganiraga ingingo zigiye zitandukanye mu cyumba bari barimo bikingiranye nka za ntumwa 12 za Yesu Kristo, ubwo zari zikingiranye zitegereje ko byibuze hari ikimenyetso runaka zabona maze zikaba zava mu byumba bari barimo, dore ko bari bafite ubwoba. Niko isi nayo yari imeze nk'ikingiranye maze igategereza icyo ijambo riri buze kuza rivuga. Ubwo abayobozi bakomakomeye b'impande zombi bari bicaye bari kuganira ku cyagarura amahoro ndetse n'icyagarura ituze mu masezerano atandukanye bashoboraga kuza gusinya kugira ngo hagire ikigerwaho. Amerika yazanye ibitabo binini cyane ndetse birambuye birimo ingingo 10 basaba Iran ko ishobora kubahiriza kugira ngo agahenge kaboneke, ariko ubwo ku rundi ruhande nabwo Iran nayo yari ifite ibindi nabyo bigaragaza ko hari ibyo bifuza kuri Amerika yakora kugira ngo intambara ibe yahagarara, ndetse n'icyari kitezwe buri muturage wese w'isi yumvaga yiteze cy'umuhora wa Hormuz ube wabonerwa igisubizo n'umuti. Ibi ngibi bishobora gutuma ndetse n'intambara cyangwa se intambara y'ubukungu, zamuka ry'ibiciro ku buryo bukabije ryasubira inyuma ndetse rikongera rikajya hasi, ibintu bigasubira uko byahoze. Gusa uko baganiraga bivuga ko baganiriye amasaha agera kuri 21 bicaye baganira. Hari ingingo zimwe na zimwe bagiye bemeranywaho, ariko iz'ingenzi nkuru na nkuru zabazinduye ntacyo byagezeho, ntacyo byatanze. Buri ruhande sinatinya kuvuga ko rwafunze umutwe ndetse buri ruhande rukavuga ko rugihagaze ku ngingo zabo, badashaka kugaragaza ko batsindwa cyangwa se badashaka kugaragaza ko barekura ku cyifuzo. Amerika yaje ibwira Iran iti uyu muhora Hormuz ugomba kuwureka ukaguma uko wari uri ndetse ugakontororwa nk'aho ari umuhora wa mpuzamahanga udafite igihugu na kimwe ubogamiye. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byakunze kubera ko Iran yabyanze rwose yivuye inyuma, ivuga ko uyu muhora nayo ariho iteze amakiriro, cyane ko mu minsi yashize twababwiye ko uyu muhora Hormuz Iran itangiye kuwishyuza ndetse aya mato yose ahanyura bivuga ko buri bwato buzajya buhaca buzajya bwishyura miliyoni y'amadolari. Ni amafaranga menshi uyashyize mu manyarwanda. Bivuga ko rero iyi Iran ishobora kuzahabwa cyangwa se kuzagera ku bukungu burenze mu gihe cyose ibi ngibi byakubahirizwa.
Amerika rero ikagira iti ntabwo byakunda, uyu muhora wa Hormuz ugomba gukontororwa natwe ndetse ugakontororwa n'ibihugu bigiye bitandukanye bikomeye ku isi, ndetse ukaba utagira igihugu na kimwe ubogamiyeho, ahubwo ari uguharanira inyungu z'abaturage muri rusange. Ariko ibyo ngibyo Iran nayo ikavuga iti uyu muhora nitwe tugomba kuwureberera, hazaca uwambaye, nyamara ninde uzegukana uyu muhora cyangwa se ninde wigiza nkana bizarangira atsinzwe? Reka tubitege amaso nubwo biri kutuganisha habi. Si ibyo gusa, kubera ko banaganiriye ku kibazo cy'uko Iran ishobora kurekeraho gukora intwaro za kirimbuzi zikora mu butare bwa uranium, ariko ibi ngibi nabyo Iran ntibikozwa, ntibyumva ndetse ntishobora kubyemera, kubera ko bavuga ko uburenganzira ari ubwabo bwo kuba babyaza umusaruro buno butare. Nyamara rero bivuga ko Amerika aribyo yamye ishaka ko iyi Iran yarekera aho ngaho gukora izi ntwaro, ariko nubwo mu by'ukuri tuzi ko Amerika yinjira muri iyi ntambara itari ibyo ngibyo gusa yashakaga, ahubwo yifuzaga gukuraho ubutegetsi bwariho kuri Iran, ari nabwo bicaga umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ibyo ngibyo ntibyagarukiye aho ngaho, kuko Amerika yakomeje kugenda ihindagura ibyifuzo n'ibyo ishaka muri iyi ntambara, ndetse abantu benshi tugatangira kwibaza ko ni ibiki Amerika yaba ishaka mu by'ukuri byanya byaba biri kurwanira intambara. Bigaragaza ko Amerika iba iri gushaka impamvu zatuma iba just cyangwa se igaragara nkaho iri gutuma irwanira intambara, cyane ko yinjira muri iyi ntambara abantu benshi batahemaga kuvuga ko nta mpamvu n'imwe Amerika ifite yo gutera Iran. Ni mu gihe Israel yo idahwema kurekura amabombe n'ibisasu, mu by'ukuri ivuga ko ifitanye n'inzigo cyangwa se n'urwango rukomeye cyane na Iran. Ibi bitandukanye no kuri Amerika, gusa nanone ntitwakwirengagiza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitahwemye kugaragaza ko ari inshuti ikomeye cyane ndetse inshuti y'akadasohoka ya Israel, cyane ko bivugwa ko ubutasi bwinshi bwa Amerika buba bugizwe n'abanya-Israel. Ibikomeye byose cyangwa se ibintu by'intambara byose bishobora kuba muri Israel, Amerika iba igomba kuza igashyigikira Israel. Ibyo byose rero nibyo byagiye bigaragara mu gihe cyose Iran yarwanaga na Israel, Amerika nayo igahitiza ikivanga muri iyo ntambara. Ndetse turategereje rwose, dutegereje kureba ni igiki kiva mu biganiro.